Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mwese mu mwanya wo gusenga buri gitondo mu mwanya wa nibature, aho uherereye hose, birashoboka ko wewe aya masaha wenda ari ku manywa bitewe n'aho uherereye, ariko abo turi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Yesu ashimwe, tugeze mu bihe byiza bya mu gitondo byo gusenga Imana. Turabyutse biremeye, Imana ishimwe, duhereje Imana icyubahiro. Fasha guhereza Imana icyubahiro mwene data, wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga. Ndabashuje mwese mwese mwese, kandi Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ibarebe neza. Ujye ubyuka upfukame imbere y'uburiri bwawe uyihereza icyubahiro. Bene data rero dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ikomeze ibongerera imbaraga kandi Imana ibanezeze, Imana ibiteho, ndetse n'inshuti zanjye z'umwihariko mushyigikira mubana nanjye mu bihe byo gusenga, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Turacyari mu ijambo ry'Imana rigira riti indahiro y'Imana niyo ndahiro nziza yonyine, kuko Imana yita ku ndahiro yayo kandi igasoza ibyo yavuganye nawe. Imana ishimwe. Indahiro warahirirwa n'umuntu akakurahira akabikwizeza, ukagendera ku ndahiro ye, ariko yarangiza agapfa. Ya ndahiro iyo apfuye igendana nawe, ariko Imana niyo wagira imyaka 100, indahiro y'Uwiteka Imana iba ikiri ku buzima bwawe. Indahiro y'Uwiteka Imana ikomeza yibuka. Wari uzi yuko indahiro y'Imana, Imana ikurinda kubw'indahiro yavuze? Iyo uri umunyamasengesho, uri umukristo, icyo Imana yakurahiyeho ikavuga ngo ndirahiriye nzakurinda, ndirahiriye imvi zawe zizaba uruyenzi nkikurinze. Iyo ndahiro rero ituma urindwa, kuko yavuzwe n'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana icyo rikubwira ni ukuri. Nimba Imana ikubwira ngo igirira neza abayubaha bose, ni ukuri Imana ibagirira neza, irabarinda ikabaha n'amahoro mu mutima. Imana ishimwe. Indahiro y'Imana rero niyo yonyine ituma urindwa, kuko Imana yarahiye ku buzima bwawe. Indahiro y'Uwiteka rero ujye uyikunda cyane, kandi Imana ivuga ngo ndirahiriye ku bayishakana umwete bose ngo ibagirire neza. Ikigukwiriye nawe ni ugufata umwanzuro ukava mu mujagararo n'akajagari, ubundi wowe wirirwa ufite gahunda zikujagarika ku buryo ubura umwanya wo kujya gusenga. Imibereho yawe yose ubayeho udasenga, ubyuka wirukanka nk'inkoko, ugataha gutyo nanone. Mbese ibintu byawe nta gahunda, ukunda kwirukanka ukavuga ngo nabuze umwanya. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuba uri umusore ukabura umwanya wo gusenga. Biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuba ufite imyaka y'ubukure, uri umupapa ukuze cyangwa umumama ukuze, ariko ukajya uvuga ngo wabuze umwanya wo gusenga. Ni byiza ko muri gahunda upanga, ni byiza ko mu bihe byose ufite ushyiramo umwanya wo gupfukama ugasenga Imana yawe, ukaganira n'Imana. Iyo umuntu ari gusenga aganira n'Imana, iyo umuntu ari gusenga aramya Imana, iyo umuntu ari gusenga izina ry'Imana rishyira hejuru mu mubiri we, mu bugingo bwe, akavuga ngo uruwera Mana, uruwera. Ufata umwanya wo kubohoka, niyo yaba iminota 3, niyo yaba iminota 5, niyo yaba iminota 10, biterwa n'umwanya wawe, biterwa na gahunda n'ibyo ukora. Hari n'abashomeri birirwa mu buriri, amashuka akagera aho akunukira. Biragukwiriye ko ushaka Imana. Ushobora kuba muri ubwo bushomeri, Imana yaragiraga ngo uyegere ikumenyeshe ibintu bikomeye biri imbere yawe. Wowe rero wihama mu mashuka, wivuga ngo Imana se nayo irabibona, ese mfite ayahe magambo yo kuyibwira? Fata ibihimbano by'umwuka, fata indirimbo, jya kuri YouTube,
kora saci ukurure indirimbo nziza yo kuramya Imana, uramye Imana, iyo ndirimbo uyirepete nubwo wowe waba utazi no kuririmba, ariko gerageza kwigana ayo magambo ari muri iyo ndirimbo, ubwira Imana ngo uruwera Mana, urashoboye muri ubu buzima wankuramo, urashoboye wampindurira amateka, urashoboye, wegera Imana irakugirira neza. Imana ishimwe. Indahiro y'Uwiteka nuko abayishakana umwete, abayishaka bose ihora iri maso ngo ibagirire neza. Shaka Imana nawe ikugire neza kuko ariyo ndahiro y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, ni igitabo, ni Yosuwa ibice ni 2, umurongo turasoma ku murongo wa 20. Titire y'ijambo irahanditse ngo basezerana uko bazabigenza. Iryo ni isezerano uriya mugore Rahabu yasezeranye n'abatasi ba Yosuwa. Yosuwa yohereje abatasi Yeriko, aboherejeyo rero baje guhingukira kwa Rahabu. Hanyuma Rahabu uwo yakoraga umwuga w'uburaya, reka tuba ariko tubivuga, niko na Bibiliya ibivuga. Ariko Rahabu agira ikintu cyiza akorera abo batasi. Rahabu arabahisha. Icyo ni cyo kintu cyiza yabakoreye, kuko umwami yari yategetse yuko yahamagaye Rahabu, yamutumyeho aramubwira ati sohora abo bagabo baje aho, n'abaje gutata igihugu. Ariko Rahabu arabahisha ngo aburize inzu. Noneho ku murongo wa 20 rero ni amwe mu masezerano aba batasi bafite icyo basezeranye na Rahabu, kuko Rahabu we icyo yabasabye, yarababwiye ati nimufate iki gihugu muzandokore hamwe n'umuryango wanjye wose. Arababwira ati na data na mama ndetse na bene data bose. Hanyuma rero bo baramubwira ku murongo wa 20 bati ariko nutubura ntituzagerwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Kuko Rahabu yari yabarahije indahiro, ababwira ati rwose mundahire yuko mutazanyica. Hanyuma dusimbutse tugiye ku gice cya 6 umurongo wa 22, inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. 22 ngo maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose. Imana ishimwe. 25 nuko Yosuwa arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisiraheli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo indahiro y'Imana niyo ndahiro yonyine. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo izi ntumwa uko zagiye gutata Yeriko, zagize indahiro na maraya Rahabu. Ariko ikintu kijya kinezeza nuko Imana idatoranya ku butoni. Yewe Imana ngo mu mahanga yose abayemera bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Imana ishimwe. Rahabu yakijijwe no kugira neza. Rahabu yakijijwe no guhisha bariya batasi. Rahabu rero amaze kugira neza,
atabatanze mu maboko y'ababisha babo ngo babice, nawe icyo yakoze yarabarahije aravuga ati nimundahire kuko muteye ubwoba ubwo mwanyuraga mu nyanja itukura, inyanja igakama mugatambuka, igihugu cyacu cyose cyuzuye ubwoba, birangiye natwe ubu dufite ubwoba. Ati abantu bose bafite ubwoba. Niko kwa kundi ujya wumva abantu bagira ubwoba bw'ibyaha bicayemo, abantu bakagira ubwoba bakumva yuko hadutse ikintu kiri kwica abasambanyi, bakumva yuko abanyabyaha bahagurukiwe, abantu bakagira ubwoba. Rero Rahabu we aravuga ati nimundahire yuko igihe muzafata iki gihugu mutazanyica, aravuga ati muzandokore. Barabimwemerera. Ugomba kukurokora nta wundi ni Yesu Kristo, niwe wakurokora muri ibyo byaha wicayemo. Ugomba kukurokora wenyine ni amaraso ya Yesu Kristo, wemera yuko akuhagira ibyaha byawe bigakurwaho. Rero Rahabu yahaye navuga ngo amasezerano ariyo ndahiro n'abari abatasi barabimwemerera. Ariko nk'uko twasomye ku murongo wa 20 baramubwira ngo nutatubona iyi ndahiro ntizatubarweho. Nawe biragukwiriye kugirana indahiro, kugirana kontra, kugirana amasezerano, ukavuga ngo Mana ndamaramaje nje mbaye umukristo, ukumva umaramaje ikaba ari indahiro urahiranye n'Imana yawe, ukaba ari isezerano ugiranye n'Imana yawe. Hari ibyo ugomba kubuzibukira ukareka. Imana ishimwe. Rero aba batasi ngo bagiranye indahiro na Rahabu. Biragukwiriye nawe nubwo uri umunyabyaha, nubwo ubona ibyaha byarakunaniye, nubwo ibyaha byakubereyeho rwizirenga, biragukwiriye kugirana indahiro n'Umwuka Wera, ukavuga uti Mwuka Wera ndagushaka, Mwuka Wera ndagukeneye, Mwuka Wera ndashaka kunyobora inzira nziza. Ukagirana indahiro n'Imana, ukagirana kontra n'Imana. Imana iguha umugisha kubwo gufata icyemezo cyiza. Na Maraya Rahabu yarihanye, na Maraya Rahabu ngo yahinduwe umwisiraheli, ngo na bugingo n'ubu ngo Rahabu uwo nguwo n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose aba mu Bisiraheli, aba mu bakristo, aba umukristo, ahinduka umukristo, ahinduka uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, areka ibyaha by'uburaya abivamo, ahinduka aba mu Bisiraheli. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabakunda cyane. Shalom shalom. Ni byiza ko ugirana indahiro n'Imana.